Tuyisenge Jean Claude namenye ko uwo mugabo rwose yatanze ikirego muri RMC kuri 20 z'ukwa kane anakurega aya yaregaga ko natanze space hapa Tuyisenge ahantu namutinyiye do Tuyisenge kuba Jean Paul ntacyo reka ngume ku butabera nkubaze kuri no kese yabahavu nari nakubwiye ko nifuza ko wazagira ikintu yivugaho kuko Havu Jeannette ni kese noneho RIB yamaze kudekarara ko dosiye yayo yishikirije ubushinjacyaha bivuga ko ni kese ikomeje ngo ngo bo hagati ubwabo byaranze muri RIB ntibyarangira byageze mu bushinjacyaha bivuga ngo ikintu egare ko kiri kuba penal iyi kese mbere na mbere wowe uyize ute kuko ngiye kuvuga ibyo nzi wenda nshobora kuvuga bimwe urabizi ko nagiyemo nkanibirwayo wari uri no muri event nagiye muri event kandi wari uri caye imbere kese yabahavu kiyo baca muri volcano bagaca mu Kagera bagaca muri Hyundai ariko baga ntiyi modoka izata ibintu byaciye kwa Ndori Safari Ndora aragira ati muri kundenganya nta kintu nakoze muri ibi bintu Ndori twagiye inyuma haza umuhanzi ukomeye barahagarana urazurya indwara ngo hari ushaka nari ngiye kubaza imodoka ureba cyangwa n'ubwespo ariko Jean Paul ngo hari umuntu ngo arabona ngo utsindira imodoka ngo agahita yitwara ni mwiza Megan yaraye yitwaye ku cyumweru ajya gusenga yifite haza umuhanzi aramubwira ati imodoka abana barayitwara ataraye abantu Ndori yashyizemo ibihato amananiza akomeye kontra ya Ndori yari igoye kandi yari iteguranwe igisku bahavu ashobora kubura byose akabura imodoka mu rwego rw'amategeko kubera iki bahavu ntakeneye kuzajya imbere y'umucamanza bahavu yatanze ikirego azaburane gisirimu ntabwo ari igihe cyo kwirya kuri kamera yiriye yabonye views abantu babirebye azagenda ari seriyeze yiriye bahavu yari ikiri gisaraseka umwana nubwo yaba atari uwanjye mbizi yavukiye mu muryango wanjye waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane nguhitiyemo Feliz Technology mudasobwa z'ubwoko bwose amakamera televiziyo za rutura telefone zigezweho iPads tablets na accessoires zazo n'ibindi byose igisubizo ni Feliz Technology mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza nta na kimwe kibuzemo n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0782288479 cyangwa 0782073019 wanadusura kuri Instagram na Facebook Feliz Technology ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakurikiye Jaras Official TV ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Amahoro y'Imana abane namwe kuri mwe mudukurikira twizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi byahinduye isura. Niba tugikora simbizi. Ariko ewan hari umuntu wabaye ibamba yanga kugenda birangira n'ubundi ikiganiro cyacu kiraza kurangira kirimo beat cyangwa kirimo baby rock. Oya ni beat yo ngiyo ya producer ari kugenda kiramo n'aka beat biraza kurangira Jean Paul arapye. Jean Paul wiriwe neza Mwiriwe makuru y'iminsi kugira ngo umwaka ntuciye ikibu kwa gatanu yo kwageze uba warangiye ubundi wagiye Milas ku ishuro ya mbere ifuringana nande na sepe sawa
Ewa. Kandi nawe mutoze kuryongora hakiri kare. reka nkubwire we nta DNA uzakenera ewa keretse niba nawe uri muri babandi bavuga ngo dusa mu irugu ariko abadukurikiye bo nzi ko bari kubibona ahubwo tuzareba niba nawe atazakora inkuru z'ubutabera Nguyu. cyakaba nk'umucamanza ni mu matiko igihe cye sinzi bizaba bigezweho. Okay. Burya hari akazi kaguha amafaranga ka danje kandi kagaragara nk'umu white. Buriya afite ahantu akora ibintu byose bikabura imanza zigasubikwa. Mwana wanjye ndabona yakuze ariko amaze kuba inkumi. Numva uyu tuzajya tujyana muri show. Mira nawe uzamugira umufana wa yakipe ufana cyangwa uzareka afane nk'iya mama we. Ariko njye nta n'ikipe ngira. Nyuma yo gukubitirwa areba inzega. Wisobanura ko ntayo. Nayo se koko? Nayo. Sha nta kipe ngira. Yego ngira abantu ku giti cyanjye person. Aha. Uruvuga ngo buri kipe ufitemo umuntu uri nka babandi bavuga ngo buri torero ririmo umugeni. Okay. Nko muri Kiyovu Kamuhozi. Ni sawa. APR hano bana n'abashuti banjye no. Ndabazi bisanzwe. Polisi irimo mashami nisho. Mashami no mujyama. Muhagiri turaziranye gusa. Rayo Lion Sport. Sonanas. Na Ojera. Nibo bawe. Abatsinze bari hese chef we. Wa mugande w'umutizanyo se. So Jealous. Niwe nibaza. Wo muri Yura. Nuko abikemura. Mira ubwo tangiye gucameka agenda. Imanyu. Ntago yamenye ari muri frame. Nuze kuri mu kiganiro. Mwana. Inana. Haryo barangariye yitwa Inana. Irahari. Irahari ya Chris Yiz. Ariko se bavuga Inana nyanana cyangwa habarimo ibishego. Ababwira Inana nyine ati ngwino dukine iby'abana. Mira. Yacometse. Ubu nta kintu yongera kutubwira. Reka tumureke ndabona na mama Mira mukomeyeho. Niko. Nabonye mu minsi yashize Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashyira hanze abuzukuru be bambaye Arsenal. Ntimwe ndi kubaza ntimira. Araboniye gufana. Ntago urabona aho ubumushyize. Wenda zihitiremo nyuma. Azirwariza. Arsenal se zahoraho. Ashobora kuzaba umuyovu ko yavukiye i Kigali. Tushobora zaba umureye cyangwa APR. Agataho. Okay. Bamuzaniye iki se? Niba atari ubwesikoro. Oya nagira ngo nkubaze. Niba wemeranye n'abapima DNA nyine uburyo urukundo rwa kibyeyi n'umwana. Mu minsi ishize rega hari case yabaye. Okay, buretse nkubwire position yanjye. Ya Platini Ndera. Ni mama nde. Ruwana. Hari umwana twaturanye. Umwana yanganaga gutya. Yajyaga aza tukiraranira tukiryamanira ku manywa nkagasasira umva iwabo nta nubwo yahakundaga cyane kuko wanjye hari hatuje nta wundi muntu yabonaga namupostinga ngo mwana ngo murasa kandi ntiyari uwanjye. Umwana nubwo yaba atari uwanjye mbizi yavukiye mu muryango wanjye. Umwana namurera. Umva reka tuvuge ngo ndabizi neza ko atari uwanjye. Sha namutwara. None se koko uzi ko ari ubwo umwana wareze gutyo akugirira umumaro kurusha abawe mu maraso. Yego. So nukuvuga ngo abantu bagiraga inama Platini yo kuva mu bintu wowe ntago ari wamugiramo. Oya cyangwa akanya kubonye. Namubwira ni Platini ibuka ya foto ugafite umuterura. Ibuka uri muri Nigeria umuvugisha kuri video call. Ibuka. Hanyuma kuba utaramubyaye. Na Farawo Mose yakuriye mu muryango wo kwa Farawo kandi yari afitiye umumaro Egypt
kurusha abafarawo ubwabo. Kubera iki? Kuko ari uruhinja bamufashe. Oya hari iriya yo ni penalty. Seri Platini ubwe ahubwo ni nk'amateka haraba yisubiramo. Ashobora kuba afite background itari nziza mu bwana ko yakuze. Hari album yigeze gukora launch ibera ari muri Serena. Ari kuririmba indirimbo ngo papa mubaza ati nyoko ararira. Hari ni ariko nawe yari afite yitwa ngo data ninde. Data ninde. Ese aramuzi ahubwo nyina niyo harimo ikibazo ukuntu. Kuko papa we arahari atuye Kicukiro. Nabura umuntu aba Platini ndabazi. Ahubwo hari ukuntu bitagenze neza muri mu bwana bwe. Rero niyo yagiye kubona akabona arabyaye hajemo ibibazo aravuga ati ese ni ugukurikirana. Rero nuko abantu bagiye bivugira mu birere hejuru ntabwo ariko bimeze. Ntekereza ko ubu mu gitondo umuntu aje akakubwira ati uriya mwana urera si uwawe, namubwira nti nta kibazo, namubwira nti uyu mwana nubwo atari uwanjye n'ikimenyimenyi uzafata imodoka ucunge mama Mira. Oya hakaza se ahubwo akambwira ati uwo mwana nubwo umurera si uwawe ntuwanjye murere ubwo n'Imana yagukoreyemo. Nyine ibyo mvuga namurera nk'uwanjye. mama Mira we yaba afite amakosa yuko atabimbwiye. Ariko ubundi umwana sha umwana n'umutwara umwana araryoha mugani warumaga. Ubu se arabizi ko ari kuri kamera. So we wambwiye ngo nta bintu abazi ngo nta nubwo ashobora kumenya ngo nta nitaye kumenya ko yambaye cyangwa atambaye urabimenya. ashobora kumenya ngo wagize ubushomeri. Karakara nta kibazo umubwira. Nta kibazo afite. Niyo mpamvu umwana bari umuziranenge nyine aba ari kiriya. Ubu ngubu unamurekuye yagwa hasi nyine nta kwiramira. Okay, ntacyo. Abahoze abamaze igihe bamunyishyuza ntibamubonye. Banamukwishaga cyane. Nta n'ubundi bazongera kumubona ku mashusho keretse nakura akirwariza kabisa. Cyane bati wo Mira uvuga ariko wazamutwereza Mira. Ariko amaze kuba inkumi. Green card zasohotse. Warapurayinze? Narabikoze. You have been selected this cyangwa you have not been selected. Ntabwo ndajya kureba. Ariko bafasha abantu 1000 mu Rwanda ubwo ndimo. Hagira amafamiye y'abanyakira. Yahari yase. Reka uyu mwana tumutange none wagenda. Nta kibazo. Utange wamugane twanzike tujye mu kiganiro nyirizina. Wagenda ushyikira ku kibuga se. Ariko amaze kuba umusore kweli. Abo ntari Mama Mira atinya frame kandi nawe no muhitinzi. Ntiwambwiye mu minsi yashize ko ari umuhitinzi ari inshuti y'abanyamakuru. Barovuze? Ntacyo reka dukomeze wa mugane wawe. Akanarovuze. Akahe? Abeze. Ndarivuze. Ni Mama Mira kari gutinya frame. Kandi warambwiye ko ari ibintu bitazajya dushyire ubuzima bw'abantu mu kaga. Okay. Hanyuma rero Jean Paul Nkundineza twaherukanaga ku wa mbere. Ndizera ko umeze neza. Twaherukanaga ku wa mbere n'ubundi kabisa. Every month. Twaherukanaga nyuma ya konje y'abakozi. Umeze neza? Ku wa mbere se ntubizi. Cyumweru se cyagenze ute muri rusange? Nyuma y'icyo gihe ubundi aba stressed ku wa mbere nukuremba kandi ntako nagize. Ntako ntagize narushyemo ko ashoboye. Okay. Dore umwana bamukuye muri kamera none ari kurira. Kari yari yacecetse wana. Nakomeza kurira ndamugarura. Ashobora kuba yabimenye ko bamwatse hit. Esa kogota. Oya ariko muyobya amuhangwa kogota. Uzikomera yamenye kamera wana. Ndamugarura. Kugira cecekeze. None. Ahubwo babona ari uko akumbuye papa we buriya. Tubana. Anyway. Ntacyo.
byinshi byo kuvuga ariko kiriya cyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi. Iki cyaranzwe na politiki ahanini ariko Politiki n'ibiza amadosiye amwe n'amwe twagiye twumva muri RIB twamaze n'abahavu wakakije na Ndori wazanye ibintu by'ububingo. yego nibyo byose Moses nawe dosiye yamaze gushyirirwa ubushinjacyaha. Moses hakaba urwo rubanza nzajyamo afite ubundi amategeko mu buryo bw'amategeko sinagakurikiranye urubanza rwa Moses kuko nyine Moses we Nyamasheke man umwana wa pastor ndashaka kumureba. okay duhereye aho ngaho n'ubundi nyirizina ubushize tuvuga kuri iyi kese ya Moses hari ikintu twagarutseho turavuga tuti ubwo ari inyandiko mpimbano ashobora no kuba yagarukizwa cyangwa se gishobora kutaba icyaha kinini cyane ngo kigere kure. Harimo ibiyobyabwenge kandi koko Jay Police abo bafatanywe ntibabarekuye kuko umubiri wari warasabitswe n'urumogi se ariko yararufatanwe. Oya ni murumuna we winyobye ahubwo nuko rwafatiwe he mu rugo kwa Rwandese rwa Jay Polly Kwizera Olivier yararufatanywe cyangwa aramupimye basanga afite doze 700 ahari mu mubiri. Ntekereza ko wenda biri mu byamuhesheje icyo gihano gisubitse sinzi hari ikipe yamushakaga abantu ngo babimugiramo bamaze kumusubikira arayisubira. iyo kipe yari yino ahantu yari afungiye Kicukiro komando yarambwiye ati n'ubwa mbere nakiraga telefone nyinshi z'abantu banini bose bafiteho ububasha bavuga bati uwo mwana ameze ati ngo bitegwa ameze ati yarayisubiriye nizo zabo ega nibande nawe. none se kuri no case ya Moses twitege ko kuba yamaze kugira mu bushinjacyaha dushobora kubona Moses imbere y'urukiko nta gihindutse. Moses ararengutswe imbere ya sentare kuko ubutabera bw'u Rwanda umuntu wese yatawe muri yombi bakabikonfirma araburanishwa aragezwayo ahubwo azaburanishwa n'uruhe rukiko. Duse yego yageze mu bushinjacyaha ubuhe bushinjacyaha bwahe niyo mpamvu kera twabazaga abayobozi ariko bavugisha Faustin Nkusi singi Borutsera wasanga bitameze neza. Nkusi ajya ambwira ngo n'abana bayiboroka iyo dukubitaye ariko Nkusi wamborokeye kuri umuvugizi yemerewe ko atari yawe umuvugizi ariko ntiyakuboroka uretse ko ashinzwe kuvuga Nkusi akadakoresha nimero zose agira ubundi agira na Airtel iracamo fete natwitaba ndayimubaza rwose ndayimubaza aho dosiye y'uwitwa Moses Turahirwa kuko yayindi 8 niyiborotse iyi ni Airtel. Airtel rero iba ari yakazi mu buryo buri direct umusaza saritaba ubwo ataritaba se bamubazaga iki Moses. Moses we icyo nshaka kumbwiraho nicyo ngicyo kijyanye no kuvuga tuti po akenshi dukunze kubona iyi case y'inyandiko mpimbano no kuvuza utarimo n'ibiyobyabwenge akenshi ni iri mu makese ubushinjacyaha bukunze koroshya ukarekura ugashyingura ufite rero igeze akaraha kajya he 1 kwambika umukuru w'igihugu aho sande byari confirme cyangwa byaravugwaga ariko n'ubundi yagiye ahabwa n'ibihembo bikomeye nk'umuntu wa Made in Rwanda. Yego ntabwo byamuhaga password yo kwigira karaha kajyahe buriya bashobora kuvuga atoke birashoboka ko passport ushobora kuzana passport tarabayeho ariko gushimira umukuru w'igihugu uteretsemo akantu k'iterabwoba umukuru w'igihugu yamugize igikangisho exactly cyuma igihe bari baramwakijeho umuriro ndabizi ubwo ngiye kumuvuga abafana be bagiye kungurukana kuri Twitter ye yego cyuma Hassan Diodone n'ubusinzi ishobora kuba ari ikiriho harya yitwaga nde ndumva yaritwaga cyuma Hassan iyo senga
niyo senga Dieudonne hari hariho ifoto y'umukuru w'igihugu mani perezida ni umuntu munini n'ubona namutagenze nzaba ngeramiwe urumva niyo senga hari hariho ifoto yande ye n'umukuru w'igihugu cyangwa y'umukuru w'igihugu yonyine niye gusa yari yashyizeho ifoto ya boss urumva ariko nka wa mushuti wawe nkavuga hoya naba niya bampora iki oya ntago ari we mvuga ndavuga wa mushuti wawe wundi w'umunyamakuru nawe uzi ko kuri Twitter yarashyizeho boss do mwe mwahuriye kuri space aha do no biracyariho tipe cyuma kati imyaka 7 Twitter ye iriho perezida kuri profile ni perezida Joel Rutaganda ni perezida urumva abanyamanyanga bose bagenda bafata ifoto ya boss bayishyiraho perezida bafata ifoto ye ya boss kuri profile bagashyiraho perezida ibaza noneho buriya nk'inzego zirimo kuvuga atari kubundi Jean Paul ninde ngiye profile yangira iriho urumuri rw'icyizere kugeza iminsi 100 irangiye guterekaho perezida uburusha Ivan kumukunda uburusha Ange uburusha Iyani ariko nabyo uburusha mama wabo nta muntu bibujijwe nta ubibujijwe w'abanyarwanda ariko yiteretseho uri ikibazo ese tuvugisha ukuri ugiye kona nka profile ya Victoire Ingabire iriho perezida Kagame bavuga uti hapa natinye watangira kuvuga yayobotse hapo naho gopa kabisa yayobotse byagenze gute cyuma Hassan Dieudonne wavugaga Nyabugogo ashaka kuvuga kwa Mutanga nakagira nk'ikindi gihugu afite urubanza mu rukiko rukuru rwamuhesheje imyaka 7 n'ubwo hano yari ageramiwe atereka nterekaho perezida nibagongoringa bakasanshinga barabonamo boss nta kibazo ngiye ifite n'abantu benshi bamushyiraho kuri za Twitter zabo zo profile na profile za WhatsApp n'abantu benshi baba muri team PK ariko je ni mubonamo cyema yamushyizeho cyuma nzi nzashyiraho akabazo nicyo kibazo cya Moses ararebye aravuze ati iyi passport kugira ngo irye hit reka bawe ngo teke iyo Kagame abamuteretseho yerekageza ku rwego rw'abinjira n'abasohoka ruyoborwa na Assistant Commission of Police Rinda ntabwo uzaba mudamu w'inzobe yego Rinda mbere yuko asepe ndamuzi kabisa mbere yuko ayobora urwego rw'abinjira n'abasohoka yayoboye NSS mbere yuko ayobora NSS yabaye umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda mbere yuko umuvugizi wa polisi yungirije wa polisi y'u Rwanda yayoboye protocole mu gipolisi cy'u Rwanda uwo muntu ni umuntu munini amenyereye ibintu by'ubutasi iyo immigration iza kubitayoborwa n'umuntu w'umutasi w'umupolisi w'umusiniye yego sha no Moses abakidegembye so Moses bijya yakoze baravuze bati ibi muntu rero dufatirane ariko reka turebe ko ibintu yabikoreshejwe n'inyama n'amaraso agiye basanga umubiri wasabitswe n'iki n'ibiyobyabwenge aho navuze ngo yaregize akaraha kajya nawe yiyemerera ariko aho mvuga ngo yaregize akaraha kajya he ni umwe mu batangaje ko yemerewe kunywa urumogi kiriho n'amafoto ari kunywa ashobora kuba hatari mu Rwanda hariya ariko nibanda cyangwa ugira amarchive nibona ya foto ari gutumagura ibintu bimeze nka byashishe yiterekemo ni Moses se ufite ibyaha byinshi ariko no ufite ibyaha yisunza abantu person ikindi icyaha kinyandiko mpimbano tegeko riteganya iki ni ibintu bitatu kuko maze kujya mu rubanza rwa Castari narugiyemo yarezwe inyandiko mpimbano itegeko rivuga ko ushobora guhabwa igihano gisubitse n'umunyamategeko wawe cyane iyo wemera uzemera agusabira igihano gisubitse nk'uko biteganywa n'amategeko ni icyaha ushobora guhanishwa gutanga amande bigenwe n'umucamanza ni icyaha ushobora guhanishwa igihano ibyo byaha uko ari ibyo bihano uko ari bitatu umucamanza ashobora kubiguta ariko kandi ni icyaha gihanishwa kuva ku myaka 7 5 n'7 niyo mpamvu bihera icyaha cy'inteko mpimbano kiburanishirizwa mu rukiko rwisumbuye bivuze iki bivuze ko Moses nataburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo azaburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko yaterewe muri yombi ku Kimihurura yitabye uyu mwanya ntabwo tuzi aho azaburanira detention ariko kubimenya ntabwo bigoye
ashobora kuzaburana ntari no mu Rwanda kubera impamvu z'akazi toujours ariko igihe cyose azaburana azaburanishwa mu rukiko rwisumbuye ikindi urumogi uriya na Jay Polly yaburaniye Gasabo Musa aburana ngira ngo ni nawe niho yaratuye muri Gasabo nawe yafatiwe uzi yanze amaze gupfa abantu ntamuwe hari uwaza kukiriya abaza ngo yikodeshaga ngahe batari ko Jay Polly yakodeshaga shefu we kandi ahantu ni heza buri wese burareba ibyo njyewe my position Moses Turahirwa we Petit wageze i Kigali muri 2014 ntabwo nteye impuwe urwishigishiye n'urusoma kandi si ukugukina ku mubyimba ahubwo nuko wowe ntabwo sifitanye ikibazo nawe mfitanye ikibazo n'imisemburo ya kigore yamaze kukwarikwamo batagira ngo mfitiye urwango Moses ruri person oya ni ikibazo cy'ibintu yamaze kwijandikamo by'ubutinganyi uragatinga batagutera Moses aterekamo vaseline Anese hari umugabo ugira amazi ko wambwiye kari amavuta yabugenewe Moses niko yakubwiye wowe niko wambwiye ariko tubira ni ibivuta wa ni ibivuta bwari umuntu wanditse ngo muri comment ngo igihe bangwa pya 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 harimo abantu nabo baba bashaka ibintu nk'ibi bavugwa pya pya hari sirege yari bavuga kumva umuntu akubwiye ngo gukubita bikavuga nawe rero warakubise biravuga mu kiganiro noneho umuntu mbona yanditse comment ngo pya 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 eba ni igihekane pya ni pa na ya ni icyari na a eba uyu mwana arashaka kamera ariko rwana nani mira umuhitinzi urashaka kugaruka urashaka kwigira Pastor Claude ashaka kuza mu kiganiro bitunguranye aba bashuti bawe anyway nako ngako nashaka kugira ngo baze kuri Moses ntabwo nshaka kumutindaho ko n'ubundi bushize wari tuvugisha ukuri Moses kumumbazaho nko gufata umurescape akitabira urubanza rwa Karamera Frodo wari ukamubaza ngo urumva ngo bimeze gute yavuga ati bamwica okay ntacyo reka kumbaza kuri Moses ni case niba ari ubuge nubwo ubutegetsi buvuga ko nta kibazo cy'ubutinganyi bamukurikiraniyeho kuko uko yiyumva biramureba ariko nayo ze ntekereza nkurura ntabwo bakurebesha k'inyuma utidroze Moses so muri ADPR nzi atabanje kwarikwamo na biriya bintu by'obibyabwenge ntago bamurebesha ntago bamuhindukiza rero ubugay bushobora kandi buriya abagay benshi n'abalesbienne baridoroga ngewe njya mu bari tuzubari bajyamo hano muri Kigali njya mu bari rwose abalesbienne bakaza bagahana cheers ubunywa inzoga yoroheje abanywa ntuza konyage ibuye abanywa ikibuye niyo ataba nk'urumogi ari eranje akaza kubikora yasinze nigeze guhari ifuta abana b'abakobwa kimuhurura we mvuye Sandawuna baba lesbienne ntabizi mbona ari ibyuki bati duhere ifite ntimujyemo Ebana bati twe turicara inyuma ntubwo mungiza shoferi nta kundi yabana bakijyamo ruba rutangiye guhana inkoyoyo neho ngewe nakoreshaga televiziyo yo hejuru mbona mugiye maramumanutse nari nigiriye Inyamirambo abakobwa nabasize hehe kuri wa muhanda umanuka ujya ku Muhima hariya haba kameze nk'akaropo ebana barongera bavamo rwose umwe ateruye undi ndavuga nti yo ndatemesheje ye nabaraga ntibyo byose aba bantu ntabwo shabarezi beno abari beza byatari iyo bwiresha uri nararibonye nibyo bintu barabibonye muri televiziyo abo kutarakoze impanuka oya byari bimbangamiye urumva yaramumanutse aramukogoza ko umukobwa ubundi aya mabandi y'abakobwa afite ukuntu hitana abashero ukagira ngo ni ibisanzwe ajya kubona ngo shere ariko shere ndabyo muri
turameze mbona rwahanye inkoyoyo reba nabasize ku Muhima nikomereze Nyamirambo ariko kakubwire isi usanga ari abagabo bari gukomeza okay iyo ari abagabo hayiri futi abagabo bagakora ibyo nari kubasigaho nari kwibonera abatipe bura nahagaruro kana bashota ariko ukuntu birye ntacyo reka tubaveho ahubwo ibyo ni ibyabo ahubwo warumbwiye uti imbaza kuri Moses kankubaze kuri wowe ku giti cyawe ubwo urashaka kuza kugikamera Tuyisenge Jean Claude namenye ko uwo mugabo rwose yatanze ikirego muri RMC kuri 20 z'ukwa kane anakurega aya yaregaga ko natanze space nahaye famille yo kwa Nkunda banyanga ijambo mu kiganiro yahaye n'umutwe w'inkuru Jean Paul yigereye ku kibanza cya $120,000 cya wa mukecuru w'imyaka 75 iyo ni taito y'ikiganiro hapa Tuyisenge ahantu namutinyiye do Tuyisenge kuba Jean Paul yarakoranye inkuru yarahaye ikiganiro abantu bapfobya agaha inkuru abantu bapfobya jenoside aba bantu bagatanga amakuru y'ibihuha atariyo guha urubuga abapfobya jenoside guha uwiyita ko yarokotse jenoside kandi abeshya gukora inkuru avugamo Tuyisenge ari nawe wareze akayisohora atamuhaye ijambo kuri 19 z'ukwa kane Tuyisenge nawe ni umusazi ni umweho oya birarenze uragira ngo asubireyo agiye ngewe ubundi bavuga abarwayi bafite abarwayi bwo mu mutwe urumva ahubwo wenda ariko bose wa mumeya wa Kicukiro amubaza ku kibazo cya Yanzu ati nge mbona itaje hiriho ibintu by'ibifuka bimeze nk'iby'abasazi zitukwamo nkuru rero uyu mutipe ariko yarambonye aravuga ngo hebana ntabwo nari nkoze ngo n'ubwa mbere nkubonye akantu ko gupfobya jenoside ngo ntari kugaterekamo abantu bafitanye ibibazo by'igihe kirekire ni umuntu wahariye Nyanza yabaregeye Kirero bavuze ko uyu mugabo akomoka i Remera y'Abaforongo ko atarokokeye jenoside Nyanza ko yigeze no kuba perezida wibuka hari i Nyanza bakamukuraho yaje azanye icyangombwa cy'uko yarokokeye Nyanza afite na code 055 abaresikape bagira code tangwa muri meno bumwe urumva byarangiye bitese byarangiye uyu mugabo aburanye umuhenerezo aravuga ati ngewe namuhaye space aravuga ati hoya tijya ntabwo najya muri kamera atari ko ngewe nagira ngo ni nacyo itegeko rivuga ubundi urebye nagira ngo nuko hari haje ibintu numva bikomeye yagira ngo anyemeze yagira ngo anyemeze ahubwo yaranambwiye ngo ngewe ngo navuze ko upfobya jenoside kugira ngo undege noneho bari wowe undega ufite abantu bakunda kuregwa kurusha kurega iyi famille yo kwa Nkunda banyanga ye nakoze inkuru ya kinyamwuga nkurikirana urubanza rwe njya no kuri tere ariko nabo bavanga ibibanza baburana n'uwitwa Karangwa n'ibyaha nyina aburanaho bya jenoside uri umukecuru n'abantu bazi ko urukiko rwamugize umwere rwa Nyarugenge hoye ari kuburanira i Nyanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka urukiko rukuru rw'i Nyanza ubwo case ikabimeze ite ya jenoside toujours kuko ngewe nabonye liste Nkunda banyanga ari kuri nimero ya mbere akati imyaka 30 n'urukiko gacaca kuri iyo liste iriho abantu 30 hariho n'umuhungu we ufite Nkunda banyanga akati imyaka 30 Eugene umuhungu we ni nimero nk'iya 10 nawe akatiye 30 umugabo we gacaca yategetse ko agomba kwishyura ibyo yangije muri jenoside afite n'umuhungu uyu musaza yavuze ati mu kiganiro bavuga ngo bafite umuhungu wishwe azira uko yaremwe kandi ari interahamwe kabumbu yarashwanye n'interahamwe zikamurasa afite umuhungu warashwe n'interahamwe ku itariki 3 none bo bakavuga ko yazize uko yaremwe bakavuga nikaba barisika bati bayobye itangazamakuru
atari ko wowe wababazaga uri open ukabaza uti mutubwire ukuntu uyu muntu yishwe kuri 3 jenoside itaratangira bakarya indimi donc ntabwo ari njye yashakaga abakecuru RMC igiramo igice cyo kunga abantu RMC hano byarayirenze aravuga ati ibi ntabwo tujya bakoze raporo bakoze raporo ubu barayitanze Kimihurura hoya baravuze basabye RMC Rwanda Media Commission nk'umuntu ukora inkuru zicukumbuye za investigative story yego kandi wayitangiye musari ikiganiro gifite hafi 100 yego ndayibuka iyo kese nanjye rwose ntiwayifite kwanza ni no wagombaga kuyikora urumva ikiganiro cyabo gifite 22 arambwira ati Japo kurikirana iyi kese ujye muri mino bumwe umenye impamvu uyu muntu ofete nkunda banyanga amadosiye yagiye mu cyitwa gasenerije komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ivuye hijya muri mino bumwe aracyarimo nka kese ku buryo urubanza ruri ku itariki 10 z'ukwa gatanu twandikira urukiko turukurikirane araburana Nyanza ibyaha bya jenoside urubanza ejo bundi rwasubitswe hatangwamo inzitizi ntacyo iyo kuri side ya case ngenda ndashaka kumenya wowe ngewe none RMC yasabye gucukumbura kugira ngo menye none wowe ukagaruka kuri kamera nkavuga akantu ku kandi kwihagaze akantu ku kandi rero dore ukuntu gateye nkunda banyanga urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko arekurwa kubera ko hari dosiye donc case nyirizina ntekereza icyemezo cy'urukiko sinagisomye ariko niba ubyibuka neza igihe yafungwaga hazagamo witwa Karangwa n'amasambu jenoside ukabona iri ku ruhande ikaza nk'urwitwazo yego no ku kiganiro mwakoze wumvaga babigarura ariko bakavuga ko case ari amasambu rero case ni jenoside uvuga bo bafashe case yabo iri mu nkiko bayihuza n'ikibazo cyabo bwite cy'amasambu noneho amaze urukiko rumaze kumurekura ubushakashatsi bwahise bumujuririra mu rukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rukuru rw'Inyanza ntabwo birarangira noneho bakavuga ko ibibazo byose bya jenoside byatewe n'uwitwa Karangwa ari nawe bari Karangwa Sharire ni perezida wa Gacaca Karangwa Sharire yari mu bamushije Karangwa we bavuga ko ari we watumye izo case zibaho yarababwiye ngo nibatamugurisha iyo sambu ngo n'ubundi ngo Gacaca gwizayishyiramo abaresikapi bya bintu ko ari binini ni ibintu binini ariko ikibinini cyane nuko aba bagore n'aba bana n'iki bajya muri media key ari isambu nge rero iyo mba hostinze ndabacarenginga bati cyangwa nawe wabaye wa Karangwa ngewe ntimusobanurira aho Karangwa ahurira n'isambu impamvu bo be expecting ahuraza mbese nanjye nze ndyame nawe ntujye umenyera tumaranye mwaka urumva noneho niba abantu bashobora kuza bakubwira ngo genda ukore inkuru ivuga ko Karangwa tuzengereje n'amasambu kandi wowe wakurikirana ugasanga amasambu yego birahari ariko kandi nabo bafite ikibazo cya jenoside naranabajije nti iwanyu muri babiri ubona ko hagaragara abakobwa babiri nanyine bafite bakuru babo bandi bafite nabo mu muryango batabirimo kandi bari direct kuki ari mwebwe mu biryamyemo urumva kuvuga mbere y'inkiko mbere yo kwimanza ziburanishwa gusa ikibazo gikomeye kirimo ni uriya mukecuru uzi imyaka 30 impamvu yayiriye hari abantu bavuye mu Kiyovu baje kuhihisha ngo barahagera barababwira ngo inkoko ivuye mu magi ngo amagera ngo amagera abonda ngo ni mugende abashushubikanyije bahita ntabwo barenze muri metero 500 nicyo yazize abaresika bakambwira bati Japo kwiye mukecuru
yari afite umugabo wabaye n'umusirikare kuki hakatiwe umukecuru umugabo we ntakatirwe umukecuru akatiye 30 umuhungu akatiye 30 undi yarishwe ngo ari interahamwe kuki bakatiye umukecuru bagakatira umuhungu we kuki batakatiye uwo mugabo uwo umusaza warahari n'ubu uyu musaza yarapfuye ariko apfa nubwo ari umwere oya gacaca yategetse ko azishyura ibintu byangijwe umusaza yaguye tigitingi finaruma byarangiye inkotanyi zifashe bagete igitingi baratahuka umusaza yaguye tigitingi ari naho we hakomoka ibyo byo kuza kuburana amasambu iryo tahuka ryawo oya tahuka ryaho baratahutse abapfuye bagota igitingi abandi batashye gacaca zije 2003 umukecuru ahita yigira muri Kenya asanga bari abakobwa bari barashatse muri Kenya bari babiri umwe yabaga Limuru undi aba Nairobi gacaca mukatira nk'udahari ariyo mpamvu aburanishwa na ziriya nkiko kuko icyemezo cy'urukiko cyasohotse 2007 aba muri Kenya cya gacaca nabonye liste ni nimero ya mbere liste ifitwe na Tuyisenge Jean Claude perezida wa Ibuka Inyanza ariko nanjye nkavuga wowe Tuyisenge utunga liste gute kandi abantu bose bakatiye bari muri Minubumwe yarambwiye ngo yakirobyemo nubwo yanyerekaga ambwira ngo sinye fotore none muvuyemo oya nagende Minubumwe nisubirane liste yayo ikora akazi kayo aho kugira ngo bayihe erega biriya ni bibi oya nawe umuvuyemo ariko oya ashobora no kubihakana ariko yayeretse iyo liste yayeretse ESWRMC yerekana nkunda banyangaye Jenny n'umuhungu we bakati imyaka 20 byose nawe yagomba gushaka ibimenyetso by'ibyo avuga none umukecuru arabihakana ariko yenda wari umwana batuwe n'inkiko gacaca imyaka 30 yabaga ari mu bimbere mu bakoraga jenoside cyane nanjye ndisi ni 19 ni mu gitero cyaguyemo mu 30 ni muri umuntu wa Burundi umva se 19 nabantu bagiye mu gitero ari team cya gitero kumwe wagenda muri abantu 10 mukajya kwica Jean Paul agapfa mwese babateraga 19 30 ni umurida 15 nuwavugaga ngo ndi umwere nka Rucago undakaza atari ko cya gitero twakijyanye baguhaga Kenze ariko Kenze ntiyagiraga tije uyu Tuyisenge naramubwiye ni ngewe sishobora guha space umuntu upfobya jenoside unayihakana sishobora guha space nuyikeresa wowe umuhuza gute na jenoside ngo urumva ngo wabahaye umwanya baravuga se mwe mwaravuze urubura gicararakara erega afite ijwi rye yayagaye ubu kugeza aka kanya ni case pendings bazo ko ntiyasaba neza arengeye kurishyiramo hano ngo baryumve ariko uyu nawe ni cash ubu ni case pendings ngewe rero icyo numva umukecuru nibamuha isambuye ifite agaciro nka ka miliyari uyu munsi ni umusozi warayibonye mu nkuru ni umusozi nawe ubonye ifite agaciro nka ka miliyari umukecuru urukiko nurumuha isambuye asubize Karangwa reba hano Karangwa yaguze miliyoni 6 mani ababwira ati n'ubundi nimutayimpa gacaca izayitwara z'icyo gihe Karangwa bamusubize miliyoni ze hanyuma inkiko nazo zitangire zigenza ibyaha cyangwa se zongere uzi impamvu se yasubiye mu rukiko iyo wakatiwe na gacaca udahari ukaza urubanza ruburanishwa mu rukiko icyemezo cya gacaca kigateshwa iki agaciro pozisiyo yanjye ni uko mukecuru yahabwa isambuye ariko ubutabera bugakomeza akazi kabwo i Nyanza ntacyo noneho rero arengeye kumuvamo ariko nibyo Aimable Nzizera yari ari muri kopi imwe na Karangwa Sharire amuguriza nawe ari miliyoni 40 Karangwa Sharire agenda aziguramo isamba arangije arya Aimable amaze kuzirya Aimable mukecuru atangiye kuzana sababu Aimable ati nanjye yarandiye Aimable uyu muri saga yabacano none Aimable nawe ari ku ruhande rw'umukecuru kuko aravuga ati ibintu Aimable arimo ntabwo tuburana namwe Aimable akigenda ariko Aimable ni umuturage nk'abandi
sha ibintu by'umukecuru ni birebire dukoze ikiganiro cyagira tiriyari dore desi dore umugore ari muri telefone umwana ari kunaga ijosi ni amabara twara umwana kuryama mama mera okay urumva umaze kubona inkuru y'umukecuru impamvu iba trend urumva impamvu ishyirwa no kuri sheni nshyashya gategera 100,000 ni nini nurwo ruvangitiranye kuvangura inkoko n'amagi wa mugani biragoye ariko inkoko irahari n'amagi arahari nuko isambu iburanwa irahari niyo gacaca yo mu gatenga yamukatiye irahari nibiba ngombwa sinzi aho nzabageze ariko umenya ari nko kuri Jaras nzakora investigative y'inkuru nzafata imodoka yanjye nzamura ibirahure shyireho filme wambuke anyway turacyari ku butabera iyi ni case unatungurwa ufite wayivuze wigendera utazi ko biza ko nzi ko bigezaho byahinduye isura urumva ntavuga ni bwenda ni kwa kunde abantu bamagara muri MC ako ikintu cyagiye bakabunga bikarangira ikintu cyagiye kuri sheni nshya kikaba gifite 100,000 oya byo ni ikintu kinini kandi natekerezaho cyiza hano mu butabera cyari kugira tiriyari harya nziko n'ujya uvuga ngo tiriyari ni yanziko nibandi yagiye Tanzania yaheze nzira ariko yaheze nzira yaraje ahubwo ashobora kuba akunda amafaranga konese ko atazaniye harya ni indundi harya zitwa ngo iki washobora kuza ziko ashobora kuza akakubwira ngo afite umuntu utazi ziko izarashize ibiro bibiri byarashize oya umwana arazonka urumva ziko ashobora kuza kukubwira akakubwira ngo afite umuntu wanjye uri Dar es Salaam ngo mutume indagara ukamuha amashiringi we yajyewe ntazizane n'ubu bandi nziko indagara zacu ziri reka tumusuze nziko aho ari ariko garacyari inzira ari inzira bagize ibibazo nawe yitwa nziko banyaga tuzuze na mushutiwe wabo niba bakunda ko bari kumwe urafite ubwinu mutundi buza kumena muceri muri AP ifite amakuru okay uretse banza utegura ikiganiro cyawe okay ntacyo reka ngume ku butabera nkubaze kuri no case yabahavu nari nakubwiye ko nifuza ko wazagira ikintu yivugaho kuko ni case noneho RIB yamaze kudekarara ko dosiye yayo yishikirije ubushinjacyaha bivuga ko ni case ikomeje kuvuga ngo bo hagati ubwabo byaranze muri RIB ntibyarangira byageze mu bushinjacyaha bivuga ngo ikintu egare ko kiri kuba penal iyi case mbere na mbere wowe uyize ute kuko ngiye kuvuga ibyo nzi wenda nshobora kuvuga bimwe urabizi ko nagiyemo nkanibirwayo wari uri no muri event nagiye muri event kandi wari unicaye imbere hoteli ihenze nanjye nihagazeho ji yari 15 iyo wanyibye sinibagirwa n'inkweto zo motara akakwiba ayo mafaranga yaguciye y'abantu yagaruriza mu bandi aho igihombo ubahasise kese yabahavu kiyo baca muri volcano bagaca mu Kagera bagaca muri Hyundai ariko baga ntiyi modoka izata ibintu byaciye kwa Ndori Safari Ndori aragira ati muri kundenganya nta kintu nakoze muri ibi bintu Ndori twagiye inyuma haza umuhanzi ukomeye barahagarana uraza urya indwara ngo hari ushaka nari ngiye kubaza imodoka ureba cyangwa n'ubweswa ariko Japo ngo hari umuntu ngo ari wabona ngo utsindira imodoka ngo agahita yitwara ni mwiza Megan yaraye yitwaye ku cyumweru ajya gusenga yifite haza uwo muhanzi aramubwira ati imodoka abana barayitwara ataraye abantu Dore yashyizemo ibihato amananiza akomeye nka ya kontaro kambwira ngo sinzagenda nk'ubu nkakambwira ngo sinzajya nko kuri 3D gute se wambuze uyite Ndori yashyizemo ibihato bikomeye wagomba ngo kwisiga amarangi ya Ndori umwaka wose yashyizemo se Flora nabahavu byibura nayasiga bahavu bavuna Frerize Fazari nayisiga bahavu Frere ako ko Miss Rwanda atwara Miss ubona imodoka twari ibiroha amarangi yakoje bank hoye cyangwa ya Hyundai kontra ya Ndori yari igoye kandi yari iteguranwe igisku ngenda yifite yanditse mu kinyarwanda hapo natinya ariko hari iyo mfite
y'ikinyarwanda niyo iri mu kinyarwanda niyo iyo ndayifite nayigize ngo ni iyindi ubu se ngo bitugiranye ngo bibe ubwiru ubwo ni amanyanga ahubwo birimo ubwiru gute se none se ari amarushanwa yabereye mu bwiru iriya kontaro ubwayo irapfuye hejuru amasezerano ari hagati y'abahavu na Emile hagati hajemo kampani yande ya Jackson yego ishusho naho ishusho kontaro ubwayo yari irimo ubwesikoro icya kabiri ibintu byo kuvuga ngo 6,000,000 ngo muzizane ngo nk'igihe atubwira ngo tumuhe ngo 6 ngo izindi ngo tuzamamaze yaduhaye imodoka igira vitesi imwe ariko se wabonaga twari kuzajya tutwarira imodoka muri vitesi imwe Ndora aragira ati Jarasi muri kunsebya naze kuri kamera urumva muri kunsebya ati nta muntu n'umwe muri mwe uzi amasezerano yanjye turayafite urumva ngira ngo ngewe nkimara gukora ikiganiro twaravuganye oya kuki wamuhaye umwanya urumva na Joseph yampamagaye kuko yavuze ku kirombi Ndori umva nkubwire si inshuti yacu ubu se Ndori yaba ari umutoni kurusha uko twari inshuti na nimutipe umuseke twakoranye na Joel Ndori business ye ntikeneye kwamamazwa ni nka farumasi irakenerwa Ndori acuruza umunyenga Ndori ni wari gutwara Diamond yaza mu Rwanda Diamond urumva Ndori ni umuntu uhorana ibiraka binini Cogamo yari afitemo akazi ni umuntu bashaka Ndori ahubwo ameze nk'abazayirwa ni nka Koffi Olomide ate nyine ubihuza n'iyi case ariko Ndori ntabwo byari ngombwa ko avuga ngo kwamamaza ngo Ndori Safari Ndori Safari ubwayo ni company y'isirimu ntabwo ikeneye kwamamazwa niba ateye inkunga naza atera inkunga mere nka Volcano cyangwa Horizo kuvuga ngo Volcano ngo yateye inkunga Miss Rwanda ngo imodoka zigende ziriho ngo Volcano ngo imodoka ya Miss ntibibaho Ndori biriya bintu ntabwo byari ngombwa ahubwo se ko atavugamo Nyirisibo ninde Nyirisibo wa mutipe yitwa Jado na Jado nawe n'umutera nkunga wabo niba ari ibyo ntibari bicaranye ntibinjiranye hari n'akantu banguriye Ndori nafata imodoka yibahe cyangwa babwire ko atazayeba bikemurwe n'inkiko nose ubona ari iki cyateye Ndori kunanizanye muri noka nuko imodoka batayiteye amarangi kandi ngo yarageze akabyemera Jeannette yari guhita bisiba yaravuze mu kiganiro yikora yaravuze ati ngewe nabwiraga Ndori ngo ibyo birange byanyanduriza imodoka kuko nge numvaga ari imodoka yanjye yari kubyemera ariko yahagera akabisiba ibi bintu iyi modoka imeze nk'imwe ya Miss Jory yo muri South Africa bemereye mu Miss yitwa Shanita imeze nk'imwe ya Shanita izaba nk'iya Shanita izazamo amananiza none si bivugwa ko iyi modoka itari guhabwa abahavu yari buhabwe bamenye nibyo ngewe ikibazo nagize ariya kuru ariya kurega ukuyeho amafaranga nta nubwo ari na mwiza cyane kiriya kibuno ngo yaragishatse muri Nigeria ngo hari ibintu barya kikaza ariko yaracyishyuye nyine yarashoye ega ni ugutegura none se bamenya n'abahavu n'ariya hari uwajoje wari wajya gupima amavuta none se afitanye bucuti iki na ariya kuru byatuma iyo modoka bayimuha nyuma bakamusubiza ye imodoka igasubira kwa Ndori kandi ngo itari kugenda bari kwemeza ko yayibonye ibyo bwesikoro none se abanyarwanda ntibimara none se bari kujya bavuga ngo ya modoka iri he ngo navuganye n'umwe mu bakinnyi ba filime arambwira ngo iriya modoka ni iy'ubwesikoro ntayiboneka nanjye ndavuga nti niba iri kwa Ndori nanjye ndabyemeye umunsi nyirizina cyangwa mbere nyuma yaho wose nyirizina cyagiye ku munsi ndibuka ko kuri event warabajije ngo imodoka iri he ko kuri Miss Rwanda iyo batanze imodoka ibihari bagusubije guki arambwiye ngo nta muntu ujya ucyura imodoka wana ngo reka ibyo Japo nibwo Ndori se yakubwiye uko reka ibyo wana
Ndori ni umupepure ni umuntu wizira muri veti yambariye agashati karaho kandi ari umubosi. Ndori ibintu byo yashyize agakoti ntubimubaze ntabwo azi kurimba. ese yasaga nabi Oya nta mukiri usa nabi. yego Ko tujya tujyana wanigirije sinjye binjiza mbere. ese nigiriza ko Nimuzajya mubona Jire yateretsemo akantu k'akamede ni Rwanda k'agashati. Afite akantu k'agashati ajya yambara karimo akaruru. Ashaka avuye ahantu hakomeye. akaruru Simeze. akahera Karimo ivu. Uyu nawe asigaye akunda baguha ikiganiro. waramwanduje ubona umuzungu atari ikimara. wamira ntiyavugaga ubona umuzungu none waramwanduje ubona umuzungu ubaha amafaranga atari oya ikimara. ntago ari ikimara Kuza tukaryongora yagaruje se kuza tukaryongora amadolari agenda anyuzamo publicity iyo bari kubireba yanyujemo publicity abari i Burayi Amerika Ndori uva mubwire Ndori ntabwo tukwanga ariko uri iboro kutakuvuga n'abandi bazakuvuga muri no case ubwo ni iboro oya ariko ntitumwanga Ndori mu ijambo rimwe uyu ngisha inama ngo utere inkunga ibintu bya filime nyarwanda ariko kubwira ngo bivemo aho kugira ngo utere inkunga ziriya filime watera inkunga Bugaro kuko yaranimutse urabizi ko yimutse yagiye mu nzu ya Rusizana muri yataje okay donc ntabwo byari bikeneye ko Ndori yiyemeza ofete Ndori ameze nk'awa muntu uza mu nama y'ubukwe ngo ngewe ngo ntanze miliyoni 2 abantu bagakoma amashyi igitekerezo cyose atanze nubwo cyaba gipfuye ntagire kivuguruza ku munsi w'ubukwe agakoraho telefone. oya ntabwo abigereranya kuri iyo level Ndori no muri event yaraje ahubwo ikintu cyantunguye nuko yanze kuvuga ufite ashatse kuvuga Ndori no munyamagimana yavuze iki se nyine bamuhaye ijambo yanga kuvuga ko buri muntu wese ya profit abantu avuga Denis Karera ko yavuze umva na Usa Ndori akomeye kurusha Karera ahubwo ibintu bazanyemo umusaza by'ubwesiko aba Denis nyiri Kigali Hayati Denis yari atwakoreye niwe Denis ni umuyobozi ukomeye muri ABC uramuzana mu bintu by'ububandi gute usa akomeye kurusha Denis Karera so ukabona se icyateye ibintu Ndori byari ngombwa ko yangaje muri iriya duel Ndori none se Ndori yagiye muri ibi bintu abizi ko bizagenda uku cyangwa yaratengushye abafilmeka bo mu Rwanda bagira amafaranga buriya rega bano ba miss ushobora kubashoramo waburamo n'ibintu washoyemo ukabashoraho bagimba bari ako bahavu turi muri event wowe ubwawe waraje urambwira ati uriya mudamu yarashoye kweri yaje yambaye agatimba none warangije mu kiganiro ati njye nta mafaranga nigeze nshora mu kwitora yaka yarashoye miliyoni hafi 6 yitiza abafana none se muri Guma ntibaduhaga amafaranga ngo tubatore uzi ko igihe cya Guma nanjye nubwo ntabaga muri showbiz imbere ko nabanaga n'abahanzi mu makampeni uzi ko yakubwiraga ati Jean Pati Fatumbi 200 ugenda ubiha ibirara hari n'ukuntu bakoraga konseri z'ubuntu kwinjira ari ugutora uzi ko ngewe nzi itsinda ryakoze konseri kwinjira ari ubuntu rirunshinga album umva irindi tsinda Urban Boys yaranasenyutse reka mbari yo nanavuga nabyo yabikoze ni hagati y'ize ebyiri oya vuga ebyiri zasenyutse umva hari Urban Boys na Dream Boys ariko Urban Boys icyo gihe yafashe ibirara babigurira amatike y'igihumbi bajya handi hasigaye hose harapfuka ebana Platini yajya kuri bati buu TMC yajya kumanuka ikinyamurenge ati bubu karaba buriya muri Dream Boys TMC yarazi kuririmba Platini azi kubyina babihuza bikaba byiza nkuko bavuga ko iyo twahuye tubazanya neza noneho umuntu wari wahaye ibyuma n'uwa mutipe wawe ufite amadrede yitwa nde inde umuntu ufite Jean Marie bari batuye mu Kagarama Jean Marie nyiri byuma bari batuye mu Kagarama Jean Marie abonye indora avuga ati abatipe ntibari bunyishyure twasanze imodoka ya Jean Marie iparitse kwa Platini mu Kagarama ati muranyishyura ati ndabizi ati mwahombye urumva buriya nzi amakuru y'abahanzi nuko ntavuga so rero kuri no kese rero urumva yabahavu icyo ndi kuvuga ni kimwe ibi bintu nta mafaranga bigira bwari ubwesikoro harimo n'ababyungukiyemo
ubajije na Francis Zahabu yakubwira ko mu by'ukuri iyo amenya ko beza kuba mubwiza ko atari no kwiyamamaza. Oya hari n'abasezeye. Papa Sava yanze kujyamo. Papa Sava nawe nyuma yo kuvugira inka, Gracie. Papa Sava yatangiye avugira inka bamuhavye. Usine yanze kujyamo. Bariya no kwerekana ko ari abastar just bari kujyamo kugira ngo batere n'inkunga mu vi. Oya hari ukuntu event nayo ubutayizeye. Papa Savira ya modoka wenda ari kwibana. None si cyo nkubaza. Siribatera. Iriya Rwanda Movie Award n'ubundi yagiye itavugwaho rumwe. Ni nacyo kintu ngiye nibaza ngo ari yakuru afite ruhare ki muri ibi bintu ko n'ushize bitari bimeze neza. Icyo yashakaga yakigezeho. Ahubwo yazanye abantu abambika fime cyane. Wa musaza w'amafilime muri Nigeria agiye kumusuhuza aryama ku butaka ararambarara. Batari uryamye kuriya. Atari kukara. N'abagize ngo yanzu. N'abagize ngo niyo nkomoko ya yanzu. Nabyo byashoboka. Urumva? No bwa mbere nabonye hariya umukobwa w'umunyamugi. Nuzajya umva nkubwire nk'abakobwa b'ibirara bicuruza byaniwe ugiye muri gahunda ugasanga amazi ashyushye inkoko ukabanza ukarya kakabanza kaguha kumira neza undi akaguha biri hanyuma mu gitondo oya arakwihorera ati sheri akakujya mu bwarwa ukoramo ari mu bwarwa uriya ariya rero nicyo yakoze yagiye kwakira umusaza wa mbere muri filime muri Nigeria araryama abantu baratunguwe kabisa ntabwo batunguwe birandi kuriya harimo umuntu uzi kujera ibintu bye kabisa yego rero Ndori Safari ntabwo byari ngombwa ko ajya kuvuga ko yinjiye muri gahunda y'umuterankunga mukuru. Ubundi iyo wiswe umuterankunga mukuru buri umukapa. Icyo kintu se twari tuvuze ngo cyo kuba bari wihe bamenya nawe ukibona nk'impamvu. Oya. Kuko baravuga ati bamenya yari afite kope nari. Ko imodoka bagomba kuvuga ati wayiha. Mva nkubwire. Nuko Graciane yavuyemo. Ya modoka nari kwiha Gracie. Na Rusine ntiyajyamo. Ntabwo hari abari baje guseka. Bari baje muri competition. Yego. Nari kuyiha. None reka nkusetse. Nayiha abantu bane. Graciane, Papa Sava, Ndimbati, bamenya n'abahava. Abo bakwitoramo rwose uyiha. Kibonkes. Akanagenda. Erega komedi ba yarangiye. Nabazubi nayiba hajemo ibyo gusetsa. Ariko hajemo competition. Nkabyo bindi nuko bavuga ngo hari urubanza rukomeye. Ruri bubi mu Rwanda. Wowe wakwemera ugasigara ukavuga uti nubwo afite kamera ndasigara ibyo uzi ukavuga turabikamera. Yego. Iyo byabaye competition hagenda ukwiye kugenda. Ariko mu manzo ujya kubona n'umukinnyi wa filime araje ngo nuko ngo Presque yaburanye n'urugero. Iriya modoka ntabwo yari ikwiye bamenya kuko amatora yerekanye ko hatsinze bahava. None se twibagiwe ko zaguma bitoreshaga cyane. Ntitwatoye se. Akanyenyeri ntitwagakandaga cyane. Abantu ntibasigaraga bashwana cyane. Gihorere wana. Wowe ubwo ushobora gukuramo n'umuntu n'akari murori. Gusa sinemeranye na Doer yiyangajemo uriya mutipe yitwa nde Ndori. Aho kugira ngo Ndori ajye kuvuga ko azaha abantu imodoka afazari aho kugira ngo Ndori yiyamamaze nafata ibintu nka Peter nkabimushyiramo akavuga ati iyi modoka uzayitsendera abakanishi bazayikanika umwaka afite igaraje afite n'ikinama ibintu yemeye ntabwo okay arabishoboye ariko ni Ndori w'umunyamugi ni Ndori ushaka kubwira ngo araguha 100,000 cyangwa yatoya mwana turya naje gusanga ari byinshi nuko wango yabyemeye atabyemeye man okay ntacyo position twitege iki rero twitega urubanza bazaburana umuhenerezo icya kabiri hazaba harimo kutubahana bahavu ashobora kubura byose akabura imodoka mu rwego rw'amategeko kubera iki bahavu ntakeneye kuzajya imbere y'umucamanza bahavu yatanze
ikirego azaburane gisirimu ntabwo ari igihe cyo kwirya kuri kamera yiriye yabonye views abantu babirebye azagenda ari seriyeze ihiriye Kibwe Serene Dio yewe neze nka Serene urazana Serene yigeze aza mu manza urumva hariya ntabwo ari ugusetsa ariko jambo nyumvara kabisa nazo umuntu ari kurira muye yamuvuze yavuga uti umuntu yarashoye ashora none uravuga ngo nareke kwirya yavuze Serene rwose ntibakamugereranye ngewe bahavu nge nakugira umumodo mwiza buriya yari yicariye ikibuno iriya kanzu uyicariye gutya yamuzinga buriya afite ukuntu imera nk'amababa akicarira k'imbere ku buryo ikanzu abiri iba amababa ararimba mani ntibahavu ararimba ariko nibwo ari mwiza agira n'ijisho ry'igitsuri nabo bwarabivuze ariko azaba umumama w'umunyamahane nta mwana we uzagira imikino okay ntacyo reka njye ku yindi kese ya nyuma nsoze umuntu yaje kuri cana ifite 300 ntabwo arakumbaza ari umuntu umubonye wese n'uko kubona yakumbaza oya wowe ushobora uzashakira amaherezo nanjye Burundi aka kantu ka Interpol se shaka ari uzi ko yari Interpol kari kugaragara uzi ko ari Interpol so Interpol y'abasini nizo babasini sini ya officers Interpol tugenda ntacyo iyi ni kese uvuga uti twitege kuburana umuhenerezo kandi uzaburana nabi azakama ikimasa ibi bintu by'amafilime Gatarayi Angelique uri kuryoshya yigize Cristiano ku mucanga Gatarayi wigize Cristiano reka tumusuhuze mama Angelique ibiganiro binini asigaye bijyana ku isimbi no kwa Cita nkufashe mama Angelique nawe Mira ari mu nda araboneka ko ari Dubai Mira ari mu nda afite amezi nk'atandatu yarabaga ati umwana wacu na n'ubu ntaraza kumureba dore arabyumvise ni mwene Gatarayi Celestin uzi ko najyaga nibaza impamvu Gatarayi hakunda mikoro umugabo we no mu cameraman ntibashinga YouTube ahubwo bashinga YouTube umuhungu wabo ajya babaza Gatarayi mu kamere Angelique aryongore iyo ntamuvuga nari kubabara Angelique ibi bintu by'amafilime arabizi n'ubwesikoro burimo okay ariko shaho ibi bintu harya ngo ni impanga series uzi ko bahava uzi ko ashobora kubura imodoka akabura n'impanga abantu bakagenda bagabanuka kuko ngo mwaje nta erega uri umuntu umwe individual okay nicyo unenga bahava mu buryo bwumvikana kuravuga uti hari ukuntu bahavu muri no case muri iyi case ntakoresha imbuga nkoranyambaga cyane yabwiye Ndori ngo amushyire kuri Instagram ndarabyanga bahavu yari gukora statement yari guhita yagara agakoresha yashaka mbwira press conference yabaho umunyamakuru utari kuyitabira ntawe ubwo abanyamakuru yarababorotse nanjye naramuhamagaye ntumva ntiriho kandi sinumujama wanjye cyane urumva bahavu yari ikirigisa araseka yaribajije arisubiza ntabwo byari ngombwa bahavu yari gukora press conference ariko kandi nibi hari inzira yitwa ribu yabyinjiyemo yari guceceka akazayivuga urubanza rwabaye itegeko buriya yafunguye amadirishya y'uwarega kuko niba ari Jackson n'abandi bose bari muri case bumvishe ikiganiro cya bahavu n'abanyamategeko bazagenda bazi ibyo bahava atekereza ntabwo kira kiganiro cyari ngombwa ngo agisohore yego kimuhaye amadolari gusa ntekereza ko kimuhaye amadolari miliyoni 10 zingahe sinzi n'abakirebye ku munota bakirebeyeho ariko cyararebwe ariko kimuhaye icyuho ku mwanzi reka mvuga ngo niba yarareze urubanza rukaba rugeze mu bushinjacyaha dosiye nta rukundo rurimo nta mwuka wera Tom Rwagasana wo muri ADPR yavuze ati ngiye kuvuga ntimwitegemo Imana kandi ni perezida wa ADPR ati ngiye kuvuga kuri piscine ngiye kuvuga kuri Dove ntaho spirit irimo rero ibi bintu nta mwuka wera ukirimo
ntabwo byari ngombwa ko afata umwanya w'isaha ngo ajye kuvuga yisubiza. Okay. Ndi gusoza rero Jean Paul, ndi gusoza muri iki cyumweru habaye ibiza, sinzi no nkuru niba umuntu yayivuga ukwayo kuko ni inkuru nini. Cya mbere cyangwa ukagira comment comment yanjye nuko nababajwe bikomeye. Nabwo bwa mbere numvishe mu ijoro rimwe abantu barenga 100 bapfa n'urupfu rw'abari abantu bo mu burengerazuba. Hari n'ikindi kitavugwa n'amajyepfo. Yego. Bitunguranye Kambogo Redefos njyanama Dr Kagabo abaramukimbije na njyanama y'abantu 15 16 gutyo. Havuzwe byinshi ariko ngewe navuganye na perezida wa njyanama y'akarere ka Rubavu, yavuze ko ari imikorere idahwitse, ko ari inshingano tubahirije. Ndabaza ariko hakoso wakoze ati cyane nubwo ari byo bidahwitse ariko yaranakoze. Kambogo ashobora kuba yarirukanwe kubera kiriya kibazo kibiza. Nibiza byabaye. Numvise avugwaho no kutubaha abanyamakuru, itangazamakuru. Ariko asabura umuyobozi wabo. Ega natwe ntago turi beza. Umunyamakuru abona rikodo kagira ngo ni pisto. Aromeya nkufiteho amakuru uriribu. Uriribu. Niba ufite amakuru yatangaza. Abenshi banabibabwira bashaka diro. Ya nkuri burizwemo. Kopi. Dore defo. Abayobozi bo mu turere n'intara bagirana ubucuti by'umwihariko n'abanyamakuru bo muri izo ntara. Cya gihe byabaye amage bakananirwa uburyo babijera. Wowe uturere imirenge yubatse ahantu kuri, mugiye kureba ahantu habaye ibiza, mugenza mu modoka ya meya batwaye muri buto, mutegereje ko muzamucalenjinga gute? Mugera kuri tera akajya kubarisha no kubanywesha. Biragoye. Inkuru uyijyamo wakwakameye ngo ca muri Gorodoni, ubwo nivugiye nka Nyamagabe n'urugero niho nkomoka, ngo genda ngo uce muri Gorodoni ngo urye unywe ngo turabonana nyuma. Wowe wahagurutse Kigali ugiye yenda wabonye inkuru nakoze y'ahantu hari imibiri mu mazi, warayibonye? Ni inkuru nini nubwo itarebwe cyane ariko abayirebye bose bayifiteho access, bazi n'agaciro kabyo. Ukafata imodoka ukajya Nyamagabe, wajya ku karere ngo ndi mu nama ngo wikojeje muri Gorodoni urye unywe. Azasohoka kubwira ati imihanda imeze neza, amatara agera muri Nyungwe, umutekano wo gufata imodoka utari. Nabwo ni inkuru. Abanyamakuru nakunze radio yitwaga KFM. Nta munyamakuru wa KFM bajyaga muri press conference ngo bamuhe transport, minibus ya KFM yabaga iparitse. Base nabo bariraga bigeze se nabo baragufitanye babibenye banyica. Nibura umunyamakuru genda wikwije. Nujya kwaka abaterankunga kwa mutaye. Hari akabari kitwa Kamagene, nyirako yitwa Gasanerex. Ikibazo imbogamizi agira zikomeye niza abanyamakuru bajya kuhanywera bagataha batishyuye ngo bishutize, ngo bavuga ngo urubuga rw'imikino neza. Uza amarira y'abanyamakuru bamwambuye uriya mugabo. Iyo tugiye muri Maison Rwari ntitwishyurira kwa Mukasa cyane. Reba nka Mukasa buri munyamakuru baziranye anywera ubuntu. We yahita afungira iryo joro. Ko nibo bibera. So ni ikibazo haye. Ngewe noneho naranahamagaye njyanama. Umunyamakuru wampaye nimero ye ni y'Urubavu. N'uwirubavu. Uzi ko ntiyambwiye ngo Japo ngo njyanama nta kwitaba, ngo arakwitaba ngo arongo niba umvura umunyamakuru ngo ahita akubwira ngo umva Radio Rwanda. Muhamagaye ndamwibwira. Arambwira ati Japo ikibazo giteye gutya naguricya. Ntabwo yabazize biza ati hoya. Nubwo birimo. Nabyo biri mu byo yazize. Mu byo yazize. Ahubwo giyewe buriya na Ministry w'ibiza yakagombye ko bajya kubisobanura mu nteko. Ministry w'ibiza, Ministry w'imibereho myiza y'abaturage, Ministry w'ibikorwa remezo bakagombye kwitaba parliament. Ngiko system y'amategeko n'uburyo ibintu mpuzamahanga, donc uburyo amategeko n'ubutegetsi bw'isi buyobora. Aba ministri batatu barangajwe imbere na Ministri w'intebe Dr Edouard Ngirente, Ministri w'ibiza, Ministri w'ibikorwa remezo, Ministri w'imibereho myiza y'abaturage na Ministri w'intebe bakagombye kwitaba parliament y'u Rwanda bagasobanura ibi bintu. Ahubwo uzi cyabaye bakoze statement bavuga ko hakenewe miliyari 131
zo kugira ngo ubuzima busubire kuba ubuzima. Njyewe ari njye kandi ndabizi nuko boss ahuze ari muri Commonwealth n'abantu naboze bavuga cyane barwanya ubutegetsi ngo ntiyakagombye kwitabira iriya nama ngo abaturage be barapfuye. Perezida Kagame niwe uyoboye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Ntekereza ko iyaza kuba atawuyoboye ntiyari kujyayo. birumvikana. Ababonye n'amafoto umwami arahira, Charles araha, boss araha, abandi bariyo. Ubisheke Bivuze iki? Bivuze ko n'umuyobozi ariko Twitter akohereza minisitiri w'intebe gutabara, ngewe ndamusoritinga ndavuga fande thank you. Kubera iki? Agira umutima n'umuntu. None se invitation ya King Charles imaze yenda amezi 6. Ibiza bija buri minsi 2 bigende gute? Oya ibyo nta wabitindaho. Yawo. Ikindi bari abantu bashyinguwe bavuga ko bashyinguwe huti. None se ko umuntu apfa hagakorwa ikiriyo cyari gukorerwa he chef we? Biragoye. Minisitiri w'intebe yavuye gushyingura agiye Burundi mu nama yiga ku mutekano mu karere na Kongo irimo ahagarariye Perezida Kagame. None se niba Perezida yaramudereze iyo nama ko yabaye kwa 6 nayo abantu bakaba barashyinguwe kwa 4 akagenda kwa 5 ntango abantu tuvuge ko bari kubashyingura yenda kwa 6 kwase umukuru w'igihugu yari guhagarirwa na meya yenda se meya yeguye se Musabye Imana Minaroke uko nguko niko byagenze. Oya mu Butaliyani ntabwo uzi ko ariho haje covid bwa mbere. Yego hagapfa n'abantu benshi. Igikatu minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yaratumijwe ajya kubisobanura kandi ari icyorezo. Hazwa no hibiza birimo gucunga nabi n'intoza. Imyubakire. Ubundi sabwo uzi ko amashyamba uzi ko amashyamba arinda intoza. Yego. Uzi ko arinda ibiza. Ibiza. Uzi ko barazagishwati zagiye zituzwamo abaturage. Ku buryo wakwemerera abantu ko nubwo Jaras itagiyeyo muri bino byasaga uzajya kureba aho bigeze ukahakorera agakuru. Ukishyiramo bije. Ukizemo imibare man. Tuzajyayo. Ya umuntu agomba kujyayo. Uko nabonye hari n'ibinyamakuru byazukiye kuri iyi saga. Ikindi abantu bari kwifashisha ibintu by'imyuzure yagiye iba muri za Mozambique n'ahandi hantu bya Purake bakavuga ko ari mu Rwanda. Abari abantu turabamaganye. Bareke gukina abantu ku mibyimba. Muri twa tuntu n'utundi rero niho tugeze. Wari wambwiye uti muri APR mfite mbaka. Ikintu cya mbere mfitemo amakuru. APR irukana abakinnyi 15. Nyuma y'imikino 2 isigaye. Cyenze kandi bakomeye. Umuzamu aragumamo ariko Jaberi ntatekereza ko Jaberi iyi nkundura itamusiga. Ntabwo yamusiga. Jaberi ntiyahiriwe. Nyuma yo gutera penalty ari muri Reyo akavuga ko agiye muri Gor Mahia. Rayon Sport akayikura mu gikombe cy'amahoro. APR kamuraha yarahageze ntiyahirwa. Yarahageze ntiyahirwa. Ariko amakuru ufite y'imbere kwa shoferi Cyenze baragenda. APR irukana. Ariko se koko si ubwa mbere ubonye APR igeze ku mukino wa nyuma ikirwanira igikombe igikukuza. Biriya bintu ntabwo bibaho. Ubundi papa si APR na target ntabwo ari champion. Nukugera kuri mu matsinda mu bikombe bya Afrika. None na champion isigaye ikukuza. Koko APR igeze aho irwanira igikombe na Kiyovu na Rayon. Kera APR yatwaraga igikombe irusha ikipe ya kabiri amanota 10. None ubu sinzi ko ari niya mbere. Cya kabiri. Ndajya gukurikira urubanza rwa General de la Police Guillaume Bunyoni, former Prime Minister. Harigenda bavuga ngo bavuga bagwa hagenda ngo prime Prime riri abande naryo kare nijabo kuri umunyamugi wowe kuki utanamugoraga mu kiganiro ati akagira Imana ntabwo ari prime koko prime
Ngenda ndigera mu rubanza rwa General de la Police ari Guillaume Bunyoni ndarujyamo. uramanuka Ndamanuka mu bure ngaruke. Mm. Ndagiye Burundi. vuba cyane Ejo. okay Muri sikuwa mbere. Mm. Uzambona mu Rwanda kwa gatatu azavuge ko nakwirakwije ibihuha. okay Ndetse ubundi ntuziba amapaparazi ngo aragiye ko ntabwo nzaba nkafata ku mavuta ngo bazankumbura Imana ngo ibafashe. ntabwo uzasezera ntuzaraga Usezeye ugiye i Burundi ko ukagenda uraze uragiye i Burundi ngo radio ngo nakoreraga ngo bihangane ngo abafana banjye ngo nzabakumbura ariko hagati aho na Ndimbati ariyo. Ndimbati yakoze n'ikiganiro we yari i Burundi. Ndimbati ikiganiro cy'i Burundi 99% cyagarukaga kwibohe ry'Imageragere. None Ndimbati Imageragere Mageragere yabaye Mageragere. Ndimbati yatunguye cyane no kubona ngo acana ngo dore Ndimbati wa niyo mpamvu najya nkura agapfukamunwa iyo ndi mu buzima busanzwe. ndabizi Nzajya i Burundi mvi Burundi ntawumenya. azakumenya Nza mu rugendo nzakorera uzajya no kutubariza ya kesi ya Melody uko yagenze ahubwo se ntituzajyana wa uko nawe bavuze ko ngo bababeshyeye oya nibagende bagayere batafunzwe nibagende Gayere wana Gayere ameze nka Majyambere. Majyambere bamwitaga boss yahitaga guha amafaranga Majyambere Silas niko boss ubu nanjye nze Nyagare nigere fata ku mavuta ndebe upfuke ku munwa. Gayere ninjye Burundi nzava i Burundi menye kese ya Melody na Tusi. Aguze ko harimo inkuru cyane hari n'umuntu rega nigeze kujya i Burundi ndi ku gihe wajya i Burundi wagira ugere ku kirimba cya Christophe Matata wambona mwirimbi irimbi niyo wafata ifoto uri inkuru irakorwa irimbi ry'i Burundi riba ku kibuga cy'indege ase nacyahaba irahare indege irandenga ubona imisaraba bamwe ngo bari hakuye irimbi se ririmuka imisaraba se irahava irimbi rirafungwa ku buryo se utajyamo abiremera ko barijyamo iryo mu Gatenga se ntabwo babayeho ryabaye ishyamba batuyemo oya irimbi barituramo nyuma y'imyaka 20 none se imyaka 20 si ubusa ntabwo irashira mu Gatenga ariko Remera yarashize Remera ya hano hino uzi ko buriya Kacyiru mu Kabagari uzi ko buriya Kacyiru mu Kabagari hahoze irimbi hareba nk'ibyo nose ntihubatse niba hari ikibuga cy'indege gitera ubwoba indege iri kumanuka yibonera imisaraba ubona ugiye kugwa munsi ariko n'icyo mu Rwanda iyo iri kurandinga ubona mu nganda ukabona za Kabeza no kwa Melody no kwa Habyarimana no ku bitaro si kwa muganga se aha none se reka dusoze mu kintu gikomeye wibagiwe cyavuzwe muri kiriya cyumweru dushoje ntacyuze ubwo ikintu gikomeye nibagiwe kinyibutse ko ari Jaras week bawaziye kinyibutse ikintu gikomeye cyavuzwe kitari ibiza aya ibiza biri imbere imibiri nuko uzi ko buriya nk'urugendo rw'imibirizi rushobora guhenda kurusha urw'i Burundi ariko tuzarujyamo. Ndanenga mediatrice uyobora komite y'abantu b'imibirizi niba yitaba Jean Pierre Kagabo gusa media kuki utitaba yarakwihoreye munyashoza wari kuzatworientari muri Amerika Bona yambwiye ko buriya muri Amerika yagiye ahomba ati ibigo biribuka buri wa kabiri na buri wa gatanu buri munsi biribuka bimpa ku gafaranga ati njye muri Amerika nibyo none se ntibabishyura yego utekereza ko mubirizi yagiye muri Amerika agiye kuhatembera ni green card afite visa y'imyaka 10 kandi buriya we yatumiwe aramenya agenda hamenya cyane nanjye green card yanjye niza miliyoni 5 sago nzazibura uzampamo nk'imwe sha niyo nzayigura ubu mama mera namujyana muri Amerika nkamugarura oya nisi ni ngombwa agaruke bahita bamunike oya ntari biwana zamurekera mu butayu uzamugarura murakore nka ya pati yari sudi
love you too. Okay, ni naho dusoreje. Urakoze cyane. Hamwe n'umuryango wacu. Okay. Ukadusoza. Ariko wakoze da. Abantu bumvaga bavuga ngo bishimira ngo iyo turi kumwe. Ni ingaruka se. Ngo nindangiza amasezerano y'akazi ngo nzigarukira. Njye nta muntu ujya unkoresha nk'umukozi n'umukoresha barakubeshya. None se ko boss wawe ko niwe gusaba impushya z'ahantu hose uri freelancer. N'ubu Burundi nasabye nkanjye. Nabonye kopi. Noneho inkuru y'u Burundi yanditse nzayicisha ku gihe gusa. Okay. Kumusekeza. Kumuseke barakennye. Ese umuseke wanyishyurira indege. Ngewe nzayiha igihe. Umuseke oya kwa kuri freelancer ushobora karaka. Meri nagenda nkigwangaza akampa na miliyoni anje yayima. Orega uzi impamvu anje umenye kare wari akure command. Hehe. Igihe cyarando Krese. Oya sorova ako wari umuyobozi w'ikinyamakuru wandekura gutyo ngo ngende. Ubu Onana Rayon Sport yamutanga gutyo ngo iraje ngo haje ikipe iramutwaye gute se nyuma yo kumugira umunyarwanda inkuru iri gutrending Onana turamuhindanga muntu yo mu rutobwe byaciyemo se ni umunyarwanda y'igitarama bazibeshye kuko bamuhaye mu mutara yakwitwa ngo Freddy ngo Geoffrey oya tuzamwita Sabimana Hasayimana Jean Paul aka Onana. Onana baramuhe ibyangombwa natekerezaga ikintu kinini nibagiwe ni Onana arahabwa ubunyarwanda. Ya sawa reka dusoze ndagushimiye. Yes Imana ibaho umugisha nanjye nzakumbura Jaras Official TV aho nzaba ndi mu gihugu cy'abaturanyi cy'ababanyi. Yego urugendo rwitsa mugabo ngewe nzaba kadakwifuza nzacumbika muri Place Royale Hotel. Abafana banjye abantu bajya bambwira ngo barankunda bari Burundi ndajya nzashikira muri Royale Place nzahaba indwi bace baza kukuramutsa. Abaparike amamodoka ariko ndafite n'ababanyi Burundi beshe ariko nzajya Burundi kuri wa kabiri hanyuma nzacumbika muri Royale Place Hotel nzahamara indwi yose nzagaruka nko ku cyumweru mugabo ku munsi w'Imana kandi abarundi noneho ikigusetse nanagiye igihe byari bitari bimeze neza nareka kujya buturi mu kizuru. Abarundi turabakengurukiye muzakire neza umuvandimwe arabagendera. Noneho abarundi banafashe amafoto ya Fande n'amafoto ya Neva ku mamodoka. Nibyo Ndori yashakaga ntabyo uzi se? Nabibonye ari naho bagiye bashyiraho idarapo ry'u Rwanda iry'u Burundi. Oya Perezida noneho Burundi igihe Fande ajyayo bafashe amafoto. Naze Ndori yashaka kwajya hiye. Ndori yashakaga amafoto ngo zibega ni logo wangu ntago ari ifoto ye. Amafoto dore imodoka z'i Burundi zikora taxi ziriho Neva na Fande. Ndayizi nayibonyeho. Ubwo rero i Burundi tubanye neza nta mpamvu yo kutajyayo. Ndagushimiye. Wakoze cyane ko mu kiganiro. Uzagaruka ryarese? Wagarutse. Taza kwakira ku kibuga. Rya ntabwo ugira passport? Ndayifite. Urabeshya Jara. Ndayifite. Ya Mama Mira ahantu yayitanze hadanje ni kwa muganga. Niyo kashirimo se? Yabuze indangamuntu. Ariko ngo ufite passport batiyizana. Ngo byose ni kimwe. Imana iyo expired atambutse. Iyo kwa muganga. Hani y'Ubugande. Hapo nati. Oya izashi. Oya. Hago ji. Oya. Twazapanze tukazajya nka wa mugani nka Kampala tukamwambutsa. Promenade. Promenade. Gutembera tu. Gutembera. Asante. Umwana ari na wewe pia.